Guteza imbere ubuzima bw'imyororokere no kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina ni bimwe mu bikorwa by'ingenzi umuryango Réseau des Femmes wibandaho. Bijyanye n'iyi ntego kuva mu Kuboza 2022 kugera mu Kwakira 2027, Réseau des Femmes ku bufatanye n'umuryango w'Abanyakanada witwa RAMI ku nkunga ya Affaires Mondiales Canada iri gushyira mu bikorwa umushinga w'ubuzima bw'imyororokere witwa Santé et droits sexuels et reproductifs projet SDCR Rwanda. Ni umushinga w'imyaka 5 ukorera mu mirenge yose y'akarere ka Gasabo, ukibanda ku rubyiruko n'abagore bari hagati y'imyaka 10 na 24. Ibikorwa by'uyu mushinga bikubiye mu nkingi 3 z'ingenzi arizo ubukangurambaga, ubuvugizi ndetse n'ubuvuzi. Inkingi ya mbere ubukangurambaga, hari ubukangurambaga bukorerwa mu baturage cyangwa se muri community, hakaba ubukangurambaga bukorerwa ku murongo wa telefone utishyuzwa hotline 811 ndetse n'ubukorerwa mu itangazamakuru. Reka twinjire mu bukangurambaga bubera muri community. Ubu bukangurambaga bukorwa n'abo twita abakangurambaga b'urungano pédicateur. Aba bakaba ari abakozi b'umushinga bakorera muri community ndetse n'abakozi bakorera ku cyicaro cya Réseau des Femmes, by'umwihariko abakozi b'umushinga SDCR Rwanda. Ariko ubundi abavuzi imibonano mpuzabitsina n'indwara ziyandurira mu mwebwe mwumva. Abakangurambaga b'urungano ni inkingi ya mwamba muri uyu mushinga. Muri buri murenge harimo umwe nibura utanga ikiganiro inshuro imwe mu cyumweru. Abafashijwe n'aba bakangurambaga b'urungano bafite ubuhamya bwivugira. Bataratwigisha baratubwiraga ngo iyo umwana w'umuhungu yazanye ibishishi cyangwa se umukobwa ngo bikizwa nuko yasambanye. Tubavuga ati ubwo natwe umuntu nazajya akora akazana ibyo bishishi azajya gusambana. Ariko batwegere bakatuganiriza baratubwiye ngo iyo wazanye ibishishi ubu watangiye gukura, ntabwo bikizwa no gusambana, ahubwo hari igihe byikiza cyangwa se akakubwira undi muti ushyiraho. Nari nzi yuko nanjye umuntu ari mu mihango akaribwa ashobora gukora iyo mibonano mpuzabitsina akoroherwa, ariko naje kumubaza aransobanurira ambwira ko atari byo, atari yo mpamvu ibitera. Iyo ubikoze uri mu mihango ushobora kuba wanasama. Ubwo rero nahise menya yuko kubikora uri mu mihango n'ubundi ntacyo byagufasha, ukomeza ukababara. Wabaga ufite nk'ubwoba ukabaza ati se ubundi ngiye nk'urubyiruko ndajya kuboneza urubyaro, abantu bari bumbone niba ari bunseke, ndajya kuboneza urubyaro se nta mugabo mfite. Ariko urebye ibishuko biri hanze ahangaha bidushuka twebwe nk'urubyiruko, wowe ubyiyumvamo utabashije kwifata se cyangwa ukoresha agakingirizo ukaboneza urubyaro kugira ngo wirinde iki inda zitateganyijwe. Ariko aho yazi akabitwigisha, numvishije yarafashe intera cyane iyi ndwara ya virusi itera sida, bityo rero ngiye nafashe ingamba zo kuba nayirinda, nkaba nanayirwanya, nkaba nanabikangurira abagenzi banjye nanjye. Ubu bukangurambaga bukorwa n'abapédicateurs bwunganirwa n'ubukangurambaga bukorwa n'abakozi b'umushinga SDCR Rwanda baba baturutse ku cyicaro cya Réseau des Femmes. Ni ubukangurambaga bakorera mu mugoroba w'umuryango, inteko z'abaturage ndetse no mu birori byo kwizihiza iminsi mpuzamahanga ifitanye isano n'ubuzima bw'imyororokere. Muri rusange abaturage hafi 160 bagezweho n'ubwo bukangurambaga. Muri bo abasaga 100 n'ab'igitsina gore, mu gihe abandi basaga 50,000 ari ab'igitsina gabo. Uretse gutanga amakuru kandi hanatanga udukingirizo kuba dukeneye nk'imwe muri serivisi z'ingenzi mu gukumira indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zirimo na virusi itera sida ndetse n'inda zitifuzwa ziterwa abangavu. Kugeza muri Nzeri 2025 udukingirizo dusaga 120 twari tumaze gutangwa. Tukivuga ubukangurambaga bukorerwa muri community kandi reka tugaruke ku cyiciro cyihariye cy'abagore n'abakobwa bakora uburaya. Binyuze mu bufatanye n'izindi nzego twashoboye kwegeranya abasaga 400 bo mu mirenge 7 y'akarere ka Gasabo. Aba bahabwa ibiganiro binyuranye bibafasha guhindura imyumvire, kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, gufata neza abana babo, kwirinda ihohotera rishingiye ku gitsina n'ibindi. Mbere nari indaya ninjiza buri umwe mbonye, tuza kugira amahirwe duhura n'uyu mushinga wa Réseau des Femmes, twigisha kwigira, twibumbira mu mashyirahamwe, dufata inyigisho zitandukanye, geraho mbivamo nshaka umugabo ndahinduka mu mutwe, none ubu mfite n'umwana, mfite urugo rwiza mbikesha Réseau des Femmes.
by'umwihariko aba bahoze bakora uburaya mu murenge wa Rutunga bishyize hamwe bakora itsinda ryo kwiteza imbere binyuze mu buvugizi bwakozwe na Réseau des Femmes. Habonetse umufatanyabikorwa Fondation Louise Grenier wabateye inkunga y'ibikoresho byo kudoda no kuboha. Kuri ubu barakataje mu kwiteza imbere ndetse mu minsi ya vuba baraba babaye koperative. Umurongo wa telefone utishyuzwa hotline 811 n'undi muyoboro w'ingenzi mu gufasha abaturage kubona amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Kuva muri Mutarama 2023 kugeza muri Nzeri 2025 abantu basaga ibihumbi 11 bahamagaye uyu murongo. Muri bo abagore ni hejuru ya 60%. Ndashimira umurongo badushyiriyeho 811 kuba barawudushyiriyeho ku buntu, tuwuhamagara nta kiguzi, tukaba twabasha kubabwira ikibazo dufite bakaduha amakuru kandi ku gihe yizewe. Turabishima cyane. Itangazamakuru nk'umuyoboro ugeza amakuru kuri benshi n'ubundi buryo twifashisha mu kugeza amakuru y'ubuzima bw'imyororokere ku baturage. Umusaruro turawubona binyuze ku bahamagara wa murongo utishyuzwa 811. Ubuvugizi ku mategeko agenga ubuzima bw'imyororokere n'indi ngingo y'ingenzi muri uyu mushinga bigizwemo uruhare n'umunyamategeko wa Réseau des Femmes Maître Rose Mukantabana yasesenguye ibyuho biri muri ayo mategeko ndetse bitangira gukorwaho ubuvugizi. Mu buvugizi bwakozwe hari ubwakorewe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu bihe bitandukanye ndetse n'ubwahurije hamwe indi miryango itari iya leta. Ubu buvugizi bwatangiye gutanga umusaruro kuko mu byo Réseau des Femmes yifuzaga ko byanozwa bimwe byamaze gukemuka. Urugero ni ukwemerera abangavu n'ingimbi bafite imyaka 15 kuzamura kwifatira icyemezo kuri serivisi z'ubuvuzi bitabasabye guherekezwa n'ababyeyi. Ni mu gihe mbere ibyo bitashobokaga kuko basabwaga kuba nibura bafite imyaka 18 y'ubukure. Ikindi ni ukwegereza serivisi yo gukuramo inda mu buryo bunoze, safe abortion, kuba yikeneye. Kuri ubu iyi serivisi iratangwa ku bigo nderabuzima mu gihe mbere byasabaga kujya ku bitaro. Gutanga amakuru no gukora ubuvugizi ni ingenzi, ariko nanone wakongeraho no gutanga serivisi bikaba yamata yabyaye amavuta. Ikaze muri Karame Specialized Clinic. Iri ni ivuriro rya Réseau des Femmes ritanga serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Iri vuriro riri ku cyicaro cy'umuryango Réseau des Femmes kiri mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, umudugudu wa Binunga. Ryatangiye gutanga serivisi muri Gashyantare uyu mwaka wa 2025. Serivisi dutanga harimo gusuzuma no kuvura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, harimo na virusi itera sida, kuboneza urubyaro, gukurikirana umubyeyi utwite n'umwana uri mu nda, amakuru n'ubujyanama ku buzima bw'imyororokere, ubujyanama ku ihungabana ari byo twita counseling, ndetse n'ubuvugizi ku wakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina. Centre de santé ngezeyo baravuga ngo nago bavuga igitsina cy'umwana nyine, kubera ko ngiye mu mutwe wanjye nyine niyumvishagamo ko nshaka nyine umwana w'umuhungu. Ndagenda nigurira nk'utwenda tw'abahungu. Ciye hano hari umukecuru uhavuye, ndamubaza se mukecuru hano bakoramo iki? Arambwira ati basuzuma abagore batwite. Ndamubwira babacisha mu cyuma, aravuga ngo yego. Kwa gatatu harageze ndaza, nge wabaye nimero ya mbere. Agikozaho akuma nyine gutya, ahita ambwira ati ndabona utwite umukobwa. Ndamubwira nti mugabo uvuze ngo iki? Ndabona utwite umukobwa. Ndamubwira ngo hoya, ntago ari umukobwa, ni umuhungu. Ati twite umukobwa, ni hoya yewe nwite umuhungu. Ati ni umukobwa. Arampima birarangira ndahaguruka. Icyo nabashimira byo nuko atambeshye, yambwije ukuri, ntiyagendeye ku marangamutima nari mfite cyangwa ku bitekerezo byanjye, ariko we yarambwiye ati utwite umukobwa. Kandi koko mu kubyara nabyaye umukobwa niwe mpetse, ubu yujuje amezi 5. Muri Nzeri uyu mwaka nibwo iri vuriro ryafunguwe ku mugaragaro. Mu biro byari byitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo ndetse n'abafatanyabikorwa b'umushinga SDSR Rwanda, aribo Rami Canada na Affaires Mondiales Canada.
Kuva ivuriro ryatangira gutanga serivisi, abantu 1061 bamaze guhabwa serivisi zinyuranye zihatangirwa, muri bo 1019 n'ab'igitsina gore bihariye hejuru ya 96%. Umuryango Réseau des Femmes turashimira abafatanyabikorwa bose bagira uruhare mu kudufasha kugera ku ntego zacu zo guteza imbere umwari n'umutegarugori kugira ngo agire uruhare mu iterambere rye, iry'umuryango we ndetse n'iry'igihugu kandi mu buryo burambye.